ukiri kura ku mafaranga burya aho ngaho tuhageze nari twari tuhereye ku ba ex ndi kukugura umu ex wa Nyambo yakoze ikiganiro ejo bundi yarari nawe yari kugaragaza yavugiyemo byinshi ariko bundi nyamukuru kware gushaka nko kunyomoza bivugwa yuko Nyambanuka cyangwa se aho byaturutse avuga ati kuki mwabishyize hanze akondana umunyamakuru ati kuki ari wowe muntu wa mbere watambukije ikiganiro kivuga ibyo washaka kwigisha cy'abanyarwanda ariko uriya mwana ashobora kuba yitonda nubwo yahuye n'amagi urumva uriya mwana Titi Brown yabivugaga nk'urugero rwiza rw'umuntu warenganye urabyumva nk'abantu reka mbabwize cyo ni kimwe cya kabiri sasa ako nakoroshye ibikomeye bigiye kuza Yes reka twizere ko mukomejwe namugira ibihe byiza cyane mwese mukurikiye ibiganiro byacu kuri KOP turabasuje ndetse turanabashimira uburyo mukomeje kugera mutwereka ko ibiganiro byacu rwose mubikurikira kandi mukabisangiza n'abandi bantu mugakora kuri like kugira ngo bijye bigera ku bantu benshi cyane kubera ko YouTube hiti bikora recommendation n'ukuri turabashimira cyane ko uyu muryango mugari wa KOP mukunda mukawukurikira hano ni mu rugo ni ku ishuri uyu ni mwarimu wanjye ni mwarimu wawe ni mwarimu wacu twese duhura mwari no shuri ry'ubuzima wiga kuva ukigera ku isi kuzarinda uvuye muri buno buzima burya umuntu nyamuntu agomba guhora yiga kandi nta gihombo cyo kumenya ikintu gishya kijya kibaho mu buzima bw'umuntu ngiye kuganira none na mwarimu turizera ko uyu munsi muri buza kubikunda n'ubundi ntibisanzwe mwarimu guhaye ikaze ngo sana tumeze ndaho kimwe turagisonize dasi tugeze ku wa kabiri mbega cyumweru kiba cyamizwe turavuga umwaka turawumize usigaje iminsi 10 turawumize pe kandi ni byiza abantu ibi ni ibihe byo gukora evaluation ku mwaka wagenze ibyiza byabayemo ibyatugoye abapfushije nihanganisha Gerard umunyamakuru w'inshuti yanjye bapfushije mama we ngo nyina yaguye muri douche ariko douche zuko douche zirica burya niyo irokotse ntubaho ushobora gusigira ubumuga budashira kuko ukubitaka inyuma bita birangira ariko se nuko ari kuko abantu bo bate nanjye abantu benshi cyane dutekereza ko umuntu agwa muri douche ntabeho ari ukubera nyine ari ahantu hitwa muri douche cyangwa no kubera ko umuntu waba amanukanye imbaraga nyinshi agakubita umutwe hasi uyirokoka nutangira kunyerera agafata ibikuta ariko wagejeje hasi umutwe ku makaro urumva wabaho ku isabune hari abagira hari abanyerera agafata igikuta cheville akaba ari ihagendera nabyo babirwara igihe kinini kandi biravuna cyane douche zikunda kugira cyane rwose niba yanyereye kuko ari igihe abarwayi b'umutima bo n'igihe ariko byabizi byinshi umutima ugahagarara ariko abenshi impfu nyinshi zo muri douche nuko kunyerera haba harimo utuntu tw'utwanda tuba twagiye dusigara cyangwa yambaye kamambiri ishaje hari ibikweto bya babushe biba bigize bidafite utuno ni ibintu byinshi ikintu cyakunyereza muri douche rero ni ibintu byinshi cyane ariko so urumva n'urupfu rutunguranye niho bigoraniye ari umuntu warwaye tukamusura omwe tukamusezera akagira icyo avuga yego ariko umuntu agiye muri douche arababaje Gerard rwose kandi n'umwana mwiza ntabwo yigora yitabira na gahunda nyinshi twakunda kujya duhura ahantu henshi nuko nyine tuzajya kukiriyo kumutabara kuko barimo bambwira ngo ejo tujyeyo ariko ejo dufite inama y'ubukwe bwa Ntambara Galileo ejo ndi yarampamagaye nawe aransomera ambwira ngo nabuze umwanya wo kujya mu nama z'ubukwe ngo mu murenge sinagiyeyo ngo mba ndi kuri YouTube ngo YouTube izakwamba ariko agira amagambo arahuranye ngewe twarahuye n'ubwa mbere nari mubonye twahuriye twakoranye kuri flash dukorana no kuri disi ngewe n'ubwa mbere nari mubonye twahuriye mu muhango wo cyangwa umuhango aza gukoresha ijambo ritari rye wo kuvuga amateka barya bakore urumva ku kiriyo ariko wa munsi wo gutarama wo gusezera amateka ku mubyeyi Marie Immaculée ari nijoro nari nsohotse gato yangiye gucaginga mu modoka y'umunyamakuru mugenzi wacu Karinijabo
ansangana na Karine Jabo ngiye ncaginze kuri laptop ya Karine Jabo. Noneho Karine Jabo urumva ntihabonaga ahantu twari turasohoka ngo dusubire aho twari twicaye, urumva twe twasize imodoka ruguru turi kumanuka mba ndasetse. Ahita avuga ngo igitutsi kibi cyane ngiyi mbwa ngo ni ni kasi episode ngo kuri YouTube shango bite sha wambwa. Ariko si no ndamubwira nti ariko nta mutima mubi. Oya ndamubwira nti harije urinde mwa nubwo sinari muzi ngo ntabwo nzi ngo nge nitwagarire mba ngo nitwa Gambaragarire. Oya arahuranya niko tumuzi. ngo nitwa ndavuga rero nta mutima mubi kagira. Ndarampamagara ngo nitwa Ntambara. Numva iryo zina Ntambara ni Ntambara wese ari service yashaka ngo Ntambara ngo wagusanganye ngo na Karine Jabo uko mitamubwira ni Ntambara wundi utagira ikinyamupfura nujye wivuga gutyo nzabita. Okay oya Ntambara ubuzima bwe bwose n'ukwabura urumva n'ahantu burya ibintu inkuru zananiranye wohereza bo Ntambara kuko ntagira ibyo asiga ntagira Ntambara twarabanye ibyumba no twabanye ibyumba ntabwo twabanye neza cyane ahubwo twabanye mu itorero 2015 mu mpamyabigwi. Ntambara twamwitaga Magufuri yari afite ensemble y'icyatsi isa n'iy'Amagufuri nyine niyo mpamvu bamwitaga Magufuri isa nk'iya CCM. Hari imyenda Magufuri yambaraga ya Roturuso y'icyatsi nyine yo muri rashyaka rye CCM haba harimo n'umuhondo ubwo banihuta. Hari imyenda Magufuri yambaraga na Ntambara yajyaga yambara twamwitaga Magufuri rero mu itorero inkumba. Ntambara adukora gashya abantu bo muri deje warabiye yagomba kuza mu itorero hamwe natwe naba Kenisi naba Mugabo bose twari turi kumwe naba Peacemaker bisha abantu bose bakomeye mu itangazamakuru mbungira mpeho yego. Abantu bo muri arabiye abanyamakuru bafatira igitanda sebuja bya bintu ukunda kuvuga. Kalisa Evariste Manzi ari wagifashe hasi deje warabiye afata igita aravuga ati deje wanjye nahararyama ati nahanga kandi nibyo rwose. Noneho deje atinda kuza Ntambara za mbere ahita sasa haha batari kwa hana ibyo none bikamura hano twaje nta budeje ahantu twaje nta by'ubudeje urubyumva ndaryamye nawaze kuryama hejuru birangira Ntambara hafashe baza deje aje baravuga ati twe twagufatiye ahantu ho kuryama none Ntambara yahafashe Galileho arabisobanura Ntambara itamuga ati ariko se iby'ubudeje byaje hano bite deje avuga ati kabisa ati nibyo ukuri ubwo twabaga turi muri kantine Ntambara yarenze ava muri inkumba fagitire ye yishyurwa na deje iyo yinjiye agafata Magufuri rwose Magufuri yavuze atakakara karakaza kariko so rero Ntambara nta kibazo ni kuri yiberaho uzi ko ari igihe Ntambara muhura gutya akagukora kunda akavuga babaye ngwe eske irahemba ngo dore nakada karaje akavuga ngo ufite akada uri umusaza gutya Ntambara kweri Ntambara se niko tumutunga nta muntu urakarira Ntambara ahubwo rwose sinzi ukuntu afashe n'umwanzuro. So nuko rero ejo arampamagara ngo ibyo YouTube byawe ngo biza uragenda ugahera kandi nibyo ese ntiyasomeye babeshya rero kandi kazi gushaka amafaranga buriya gafite amafaranga uriya mwana azi gushaka amafaranga cyane. So ubwo rero urumva ejo kwa gatatu nukugira nibwo twagomba kujya kureba bari umuntu yarampamagaye ambwira ngo tuzajye kukiriya ariko tuzadufite inama y'ubukwe bwa Ntambara wenda kwa gatanu nibwo umuntu yazagerageza. So nabonye muri hano muri groupe ya Media Fraternity bari turi gupreginga kugira ngo tumutabare Gerard. Okay. Buriya uko byenda kose ubwo tuzajyanayo cyangwa yes kwa gatanu tuzabipanga tugereyo urumva no rupfu rutunguranye nta kandi gupfusha umubyeyi no mutavuganye noneho nta rupfu rworoha ariko umubyeyi uragira kandi noneho rutunguranye utaramurwaje ngo muganire akubwira ijambo rya nyuma ibintu byose biratungurana ariko hari mukanya nindi kureba aka video kumo ka wawe ni X
Excel rya ubwo kera niko mwabyitaga namwe ntabwo sinzi niba twarabikoreshaga ni zimwe mwajyaga kuvuga umuntu wakundanaga n'umuntu ku bwanyu mwabyitaga cyokora twigeze kugera iwe twebwe ibyumba twagiraga urugomo iyo wajyaga kurongora umukobwa hari abandi bahungu bamubanjeho ntibamushyire mu mago bahitaga bajya muri kategori y'inyana z'imbwa. Unyana y'imbwa kabandi ubwo uwo wahoze uwo nyine waciye igikondo waciye iki waciye inkondo igisabo ntagicundemo twahita tumushyira muri kategori y'inyana z'imbwa. So buri wese ibyumba buri wese afite inyana z'imbwa ze. Inyana z'imbwa ni abaterese umugore we ntibamurongore. So amusori noneho iyo wajyaga gutanga invitation kuvuga mwini ya nyana y'imbwa abutipe ashatse umugore afite inyana z'imbwa zigera muri 5. Iyi ni ya nyana y'imbwa hariya, iyi ni ya nyana y'imbwa hariya. Inkuru ibiyo buri wese wavuga ari n'umutipe wigeze kujya gukora ukavuga ati naruriye matene. Kwarura matene kwarurira matene matene ka kanyoni bajyaga bavuga abantu baragakoresha kukarurira ni mvuga nko kukirukana kwakica kakavano kare. Ndumva rero ngo iyo ushatse iyo waruriye matene nuvuga ngo ushatse umukobwa ufite nk'aba X 5 muziranye wahita gubita inyana z'imbwa ku buryo invitation zabo uzigena kugira uyingiye ihe yanyana y'imbwa yahanaha ini yanyana y'imbwa yahanaha ini yanyana y'imbwa yahanaha niko twabyitaga twari tubimenyereye. Buri wese afite inyana z'imbwa ze nawe akagira ababereye inyana y'imbwa. Nabonye ariko ubwo nabateretaga mu gace ngiye ntago ari nabonye ka video hari abantu bagushyigikiye da nubwo ari nabaguteye amabuye ariko ari bari kugahererekanya ka kandi wambajije ngo ubusuge ngo banke nimba ishobora kubutanga inguzanyo narabona abanyaboga bati wa mugani ibisa bigomba gusabirana nimba abarurwenya ariko nakubajije niba nta bumanzi kuki ni umusore udafite ubumanzi kuki ashaka kurongora umukobwa w'isugi bati rwose ibisa bigomba gusabirana nimba utari imanzi kuki umuhungu udasira udakebye ashaka umukobwa waciye imyeyo kuki abantu bikunda ariko imyeyo ubu babyita imyanda buryo ubu nta nubwo bicyane nta nubwo ari ibintu abantu babyita imyanda. Ni bande abubu ni bande babyita imyanda abubu ababikeneye bavuga ngo iki ayinya uzabaze Sauda cyangwa Rayira abasenyerwa nabyo. Rayira ni ukora ibiganiro nawe muraziranye nawe se nawe se avuga ibyo mu cyumba ntago mvuze si byo kuvuga mu cyumba nakubwiye ngo bari abantu bagira abantu babegera baganira nabo bakababwira ibibazo bafite mu ngo zabo Sauda it's better ariko narayira arabigira. So abaza babaganyira bakavuga ngo dore ngiye gusenya kubera iki urumva. Ariko umugore w'umuhanga iyo uri umugabo mutarashaka ukatanya mumaza ngo waciye imyeyo ahita gusubiza ngo wowe warakebwe. Iyo ibisubizo bibaye oya ni kimwe murabana. Iyo umwe asubije yego undi agasubiza oya ayinya. So rero akaje bikunda abagabo bakunda abagabo begizija imyeyo ku bagore nabo hari ibyo bakabaye baratunganyije bijyanye n'isuku y'umubiri ya appareil genital. Ahubwo Sauda niwe wagiye kumuhamagara ngo mubaze yigeze gukora ikiganiro kijyanye no ku kakandi Marina yavuze ngo no kugira gute gustakinga no kugira gute gusakinga yes uko upafareka mbitinyuke kuko nayo yarabivuze kandi ni mwarimu usubiyemo amagambo ya mwarimu nta kosa ririmo ibyo bita gusisa mbese. Yarimo bisobanura avuga ukuntu abantu bakorera isuku imyanya y'ibanga yabo ariko uziko imyanya y'ibanga ituranye n'imyanya y'imyanda bacyumva icyo kirakomeye. Isuku y'inyuma iyo itari nziza n'umwanya w'ibanga ntabwo uri safe. Noneho Sauda kantu atigeze atekereza ko yakwenda yakuriye muri communauté musulmane wenda akabazi ko abenshi baba bakebye. Nashakaga kumubaza azatubarize abagore babona bate umugabo wakwifuza ko umugore amusisa kandi umugabo adasiramuye byakunda
nimugora twabigiyemo ikiganiro ndavuga ese ubwo byaba bimeze bite ese uwo mugore yaba ameze nk'uri gucira impiza simbizi uko byagenda ariko ayo yose aba ari amasomo by the way hano ntabwo ari ugushira isoni tubwira abantu hari ingo zisenyuka kandi buriya rero nkubwire hari iyo abantu baburana na gatanya iyi ishobora kuba impamvu ya gatanya ariko bakazabwira umucamanza bitari ibyo bagahimba ibyo kudahaha ibaza umugore ukorera nka 500 akajya muri gatanya avuga ngo umugabo ntahaha wowe yukorera wayahahishije kumbe akabazo nako mu buriri ibyo mu buriri ntabwo wabibwira umucamanza ntabwo wabibwira umwavoka cyo kora ari igihe iyo habayemo nk'umuhezo wenda ariko simbizi ntabwo ibyo babivuga kuko iyo umwe avuze ngo ntiyaciye imyeyo undi nawe umugore iyo umugore bamureze kudaca imyeyo umugore arega kutagira gute kutikebesha kudahaha nibyo bashyira muri sare abantu bose bakumva ariko ibyo nibyo biba biri arabazi none se urugo umugabo afite ibihumbi 100 umugore afite ibihumbi 120 urwo rugo ubwo rwa rufite amafaranga ngahe 120 abantu bahita bavuga bati urwo rugo ubwo rufite ibihumbi 100 kubera iki ayo mugore ngo ayo mugore rwose ya mubyumva nabi none si iyo udafite amafaranga se umugore ntakoresha ye ababivuga gutyo nyine ababivuga gutyo n'abatazi experience wenda nkanjye nirebye nge nabayeho imyaka myinshi ntakora umugore ari gukora gukora bya hari imyaka tukinjira mu itangazamakuru za 2015 kuzamura kugera na mbere ya corona amacano ataraza washobora gukora umunyamakuru winjizaga 150 se yabagaruye bari bake harimo n'abahembwa gasenkane bama website sibyo cyangwa umuntu akavuga ngo nkorera inkuru ndaguha 2 none se ngewe nkora muri RBA bwa mbere nakoreraga ubuntu namaze mu mwaka ukorera ubuntu we nta mugore wari ufite aho nagiye gukora ubwa kabiri nahembwaga 25 so bivuze ngo iyo myumvire abagore umugore ashobora guhisha amafaranga ye kuko abona y'umugabo ahagije ariko umugabo atayafite ayo umugore arakora so ngiye rero ubwo buzima nabubaye bigiye kinini we nicyo ntakoze nuko umusaba tike nayicupa ariko kuba yatunga urugo byabayeho kenshi na minerivare wenda nkiyaranja ariko sepa nta gitanga amafaranga y'umugore nayo aba afeza parti yayo urugo kandi abasirimu ibyo gihe tuba twizanamo natwe ni ya myumvire ya kinyafurika niko tugitsimbaraye abasirimu bahuza konti ariko umugabo w'umunyarwanda cyangwa umunyafrika iyo bahuje konti abagomba kugira utundi tuntu tw'impande ntabwo yose ayagaragaza ya misiyo ntayagaragaza giti nta munyamakuru uzereka umugore kubera iki abashaka pocket money y'iruhande kuko ntabwo wawa mitsinge 3 wabibwiye umugore ngo bikunde kandi hanze ya mitsinge hari ikindi hari na gutya hari na ibyo ntabwo bigira so iyo muhuje konte mushobora guhuza bimwe na bimwe noneho ayo mafaranga mukajya muyapangira kandi kujya gukora kuri iyo konte y'urufatanye bisaba ko muvugana abagabo benshi ntabwo ibyo babikunda niyo mpamvu abo bavuga gutyo ngo mu rugo ngo harimo ngo aho kugira ngo abe 220 ngo bakabari 100 aya abadama amafaranga abadama akorana byinshi buriya tutazi kuko rimwe na rimwe iyo yigengaho abikora atakubwiye reka nkubwire nkanje mfite abana 3 usibye igihe cyo kubatizwa no gukomezwa nta uniform z'ishuri ntabwo nzi imyenda y'abana banjye aho iva babyumva njya kubona nkabona barambaye umuhungu wanjye yambara inkweto iruti yanjye kandi twese ni umugore utugurira ariko iyo umuhungu bihenze kurusha yanjye niko bimeze ibyanjye se nge umubeshye ejo sazumve ngo namubeshyeye umuhungu wanjye donc wowe bamugurira zazindi z'abana b'iki gihe none ngiye bakazanira old fashion kwa kwazi ko nkunda tere akareba tureba nk'iki n'iki niwe kiguze kirakomeye ni ibi ngiye banzanira nzagikuriramo warangiza ngo amafaranga y'umugore ntacyo akora abagabo kubera ko kwitwa ngo ni chef de famille ndabizi ko abagabo benshi bakora amafaranga yabo ajya mu biremereye kwishyura minerivare kugura ikibanza guhemba abafundi ushobora kubaka inzu kuba mugani
babare ni ukuvuga ngo abantu kuri ya myumvire ya kinyafurika n'abanyarwanda bagitsimbaraye twumva ko amafaranga y'umugore atagira ni umusukisha urabyumva ni umugurira umwenda ntugura imyenda y'abana urumva umuntu ukavaringa ibyo bintu none ngewe anishyura inzu urumva atari yo menshi abandi bagabo ariko ngo iyo umugore yishyura inzu ngo bazisuzugurirwamo no agasuzuguro niwe ukiteza umugabo usuzugurwa mu rugo niwe ubyiteza imyitwarire ye responsabilité ugomba kurubamo nk'umugabo n'ubundi kandi n'inzu yakuna utari kuyishyura ntabwo neze kuba ntayishyura nuko ntayifite ni ikintu kinini ubundi ngo cyakagiye ntabwo ari kinini uze kwishyura inzu no kubaka inzu kinini ni iki nukuyubaka uze nkurangije iyo mwabigabanye muba mwabigabanye akishyura inzu nawe ukishyura amashuri y'abana kandi ukanubaka inzu hanyuma ugakora na sitoke nini so rero ntago ni imyumvire reka nanerekera hadayera nta rugo rwubakwa nk'urundi gusa hari abagabo abahembwa nk'ayo 300 ugasanga mu agakayi ko mu kabari harimo iry'inani ubwo mu rugo haragira iry'ibiri nibyo benshi baba bashaka niyo myumvire y'abanyarwanda babagabo ariko ubundi amafaranga y'abagore akora byinshi cyane ahubwo hari naho ngewe ushobora no kubibara nkagira ngo madamu wanjye akorera nka 3,000,000 ndi kureba ibihumbi 20 by'umugore ni nk'ijana 50 babibyaza umusaruro ariko wowe 20 bayaguha tukajyana muri kwetu cyangwa kwa sostene hari icyo twasuzagura ntacyo twarya hari umugore asujyamo ntacyo twarya amahubwo reza hari umugore wakora umugore wifitiye vene shurugoro n'icyumweru cyashira ruba rufite amafaranga kandi uryinyama zirimo ibirungo wanarekara muti ifite inyota ukabakarizana iyo wemeye kunywera mu rugo shara kugurira so rero amafaranga y'abagore akora byinshi cyane na makeya abagore kabisa ni na makeya rega ngenda bakunda ntago nshobora kwivuguriza ngembaho mbashaka ubuzima butarimo ikinyoma amafaranga y'abagore agira akamaro gakomeye kuko ibyo umugore yakoresha mu 300,000 wowe na 800 ashobora kutari yabikora sinkubwiye ngo abana banjye mperuka kubagurira imyenda mbere ya corona nabyo simbyibuka nako nibuka ko wenda narabaguriye bagiye gukomezwa nyuma yaho iyindi yose bambara usibye uniform nishyura kuri babyeyi nta kindi ibindi ntumbaze so rero bivuze ngo niba ayo mafaranga ya madame ashobora kwishyura inzu akagurira abana imyenda nanjye inkweto cyane niba uzingurira amashati yo kubera za kamera bafite amahitamo nkagira inganda zinyambika zo mu Rwanda n'izo hanze aho kubura ngiye mfite abantu banyambika abanyambika muri Amerika Canada i Burayi West Africa East Africa mu Rwanda n'amaduka amwe namwe ibyo rero we ntiyabivamo kuko burya kamera itera stress cyane kamera zitera stress kuko ntabwo ishati wayizana kabiri mu cyumweru bahita bavuga ngo yabaye irangamuntu nigeze kwizera niyambera agapira umuntu arambwira ngo ariko kweri ngo wari uyoboye kugiye kuza kuri kamera so rero ntabwo wagurira umuntu ujya kuri kamera nta muntu wakwishingira kumugurira kuko rwose ugera ugasanga amafaranga yose agiye gushirira mu myenda buri kwezi ugasanga hagiye nk'ibihumbi 50 100 mu mashati cyane kubera ko kamera ni hejuru ipantaro ushobora no kuyambara ibyumweru 2 ikirato madame aba yakiguze so icyo nashaka kuvuga rero amafaranga y'abagore akora byinshi cyane twese tuba tutazi tunabihesha agaciro byinshi cyane ukiri ukura ku mafaranga burya aho ngaho tuhageze twari tuhereye ku ba ex ndi kukugura mu ex wa Nyambo yakoze ikiganiro ejo bundi yarari nawe yari kugaragaza yavugiyemo byinshi ariko bundi nyamukuru kware gushaka nko kunyomoza bivugwa yuko Nyambanuka cyangwa se aho byaturutse avuga ati kuki mwabishyize hanze akondana umunyamakuru ati kuki ari wowe muntu wa mbere watambukije ikiganiro kivuga ibyo washaka kwigisha cy'abanyarwanda ariko uriya mwana ashobora kuba yitonda nubwo yahuye n'amagi uriya muhungu simuzi nimba yitonda nkurikije ukuntu avuga n'ibyamubayeho kuko hari akantu kanyuma yavuga ati gewe n'ubuzima bwanjye simba shaka kubwe expose ati usibye ubwanjye na Nyambo nibwo bwagiye hanze ariko quand même
yavuze inkuru rero iri very touching and very sensitive ijyanye na kino cyumweru cy'ubutabera komeza ijyanye ahubwo n'ibyo twari turi kuvuga nabyo by'umuryango umugabo n'umugore ni oya nyine nuko ubundi yurwaje mu mategeko niwe rukirirwo byagenze bite umugabo bafunga uribuka inkuru nigeze kukubwira y'uburyo kara gastorende kugutera ku buryo aba banyamakuru ba muri kuri radio na televiziyo uwo mwashaka abazi saho ugeze ese ati igihe cyose murabo muri kumwumva ariko sha dukeneye kurenganurwa tugomba kuzabisaba muri assurance donc umuntu ushaka kugira icyo nubwo utiriwe ujya no kubashakanye n'umujura ashobora gushyira akadiyo ku gutwi akaza kumena urugi koko ari kukumva muri studio wavuga ati rero ngo tuzasubire ku munsi w'ejo akiruka turagira ku gasozi bana kumbe baba baza ahuri ibyazo byose ni ku gasozi baba baza ahuri sha ntabwo rero ari twe gusa ahubwo nuko twebwe kubera ko turi public figures bituma ibyacu bijya ku gasozi ariko hari n'abandi bantu bakora akazi amasaha azwi agera ku kazi iki gihe iki n'iki atagiye igihe iki n'iki akererewe yakabije yagera mu rugo igihe iki n'iki muri abo rero umugabo yari mucoma rero icyo yakize igihe cyakira ahantu henshi cyane ku kabara abantu baba bakize ni 8:00 mucoma arabahageze mucoma rero ageze ku kazi kandi yataye n'idashize cyangwa bakiriya badatashye cyangwa se amasaha y'akabari nyine yo gufunga atageze reka rero nyirinza azamustresse ko akeneye amafaranga kintu n'utundi ushobora gutuma asubira mu rugo mu buryo butunguranye nimba ari nka wa mugambi Imana ibifite ikizasohoza mucoma akavuga se amafaranga anyafite cash ndaza kuyaguha atoya mbabarira amafaranga ndayakeneye none ariko ibyo nuri mwana wabivuze Titi Brown uwo muntu barafunga nyine ndi kuranta inkuru y'umu mucoma yavuzwe na Titi nyine ibyo ndati urayama na make yaramusigaye andi yare yamuhaye ati urayamura aravuga ati ariko uyu mugore kakuye kunstressera kanyaruke nyacakire muhereze yo ageze mu rugasanga rurambikanye kuja ibyo uvuga se bakubuye cyangwa umugore umuntu ari hejuru y'undi yego nyine rwambikanye yugize gutyo kugira ngo bamwibye bamaraho oya ahubwo rwambikanye hasi hejuru umuntu ari hejuru y'undi umugabo ari hejuru y'umugore kandi mu rugo rwe yego abagabo benshi apana bose nanze gukoresha bose reaction yabo aho ngaho iyi nkuru ni ndende uragenda buke kuko irimo amasomo menshi kambanze mbe mpagarike umugabo yasanze hejuru bamwita umusambane amutera ingumi amukura amenyo none baramufunga mu katiri 7 afunganwa na Titi ex wa Nyambo ibyo ubu ex bwa Nyambo ntawe ure niyo nkuru icyambere uzi ko muri iyi dossier ntawe uzi uruhare rwa nyiri ibyondo akenshi se ba nyiri ibyondo niba baturanye n'abapangayi ushobora gusanga nyiri ibyondo yarastresheje mucoma asize uwo mugabo yinjiye ako ntago wigize ugatekereza mugashyekero iyo nzu sibyo mugashyekero abo bantu babaga mu nzu mu gipangu na nyiri ibyondo abamo sibyo none uwo mugabo uwo musambana ashobora kuba yarakunze kuhaza none nyiri ibyondo akaza gustressa mucoma kugira ngo agende abyibonere babyita kuregesha amano iyo uregesheje amano ntawe umenya ko wareganye muri iyi dossier nyiri ibyondo ashobora kuba afitemo nka 90%. Kuki yagiye gushyira pressure ku muri mucoma ngo yari yaramusigayemo nka 5 kandi ntaho yenda kujya yagira ngo azarebe iyo situation cyo ni kimwe cya kabiri sasa ako nakoroshye ibikomeye bigiye kuza uriya mucoma nubwo psychology ba mucoma violence aggressivité ari ngombwa babibamo ariko ugishije inama niba hari ishyano rishobora kuba nukubona bakwendera umugore ukabyiyumvira cyangwa ukabibona
iyo bishoboka rero uri bien équilibré ufite umutima utuje wirinda kubibona. Niyo bakubwiye ngo yinjiye aha ntuhagera, niyo bakubwiye ngo asohokeye ku Gisenyi ujya Kirehe kuyo mutazageraho muhuriro, niyo bakubwiye ngo dore ngo bamujyanye Kampala uhita ujya Bujumbura. Ubundi niba hari amakuru ababaza yatuma wiyahura, utazigera urepara, yatuma bagufunga, nukubona ibyo bintu nishyana. Aho bishoboka wakabaye ubikwepa. Ayo makuru ntakugere mu mutwe. Ukayazira ukazirirwa. Jewe kera nkiri umusore, iyo wazaga kumbwira kubijyanye n'umukobwa dukundana, ukazana muri bene ibyo naguteraga ingumi. Nabigutumye wandetse. Uri muramvangira. Ngewe ndi mu rukundo n'umuntu utagiye kumbwira ngo gisibe byari meze cyangwa kizabimenya noneho n'icyo. Ari washaravuga ati ukobwa twakundanaga umugabo uwo namwambuye yaraherutse kugongwa na moto ndeba. Hanyuma wari wabajije wagonzwe na moto avuga kukibaba niba yari yarirukarwe niba yari yapfuye simbizi. Uno mutipa aramubwira ati mwakundana mwagira bura bwoko butera umwaku ntuzibeshye ngurye ku rubuto. Mujinyuranyije burumva nari maze numvaga nta garuriro. Ariko urumva yaragutabaye. Yanabaye gute se byari yatabaye iki? Yahomereye iyonyeje. Niyo mpamvu namuteye ingumi. Nubara ari hano arazakubwira. So mu makuru tagomba kujyamo na makuru ajyanye n'umuntu mubana, haba mubana na mbere. Iyo ugize amahirwe bwo mugiye kubana bavuga ngo ibya mbere tubyibagira, kandi nabwo hari aho bidakunda. Noneho ibya nyuma ibana iyaranje ntubibona. Buri wa mugabo wavugaga ngo padiri amwendera umugore. Uriya mugabo nubwo ntaheruka kuvugana nawe yifitemo ihungabana. Donc birahuguhungabanya kandi bishobora kuba réparer. Ikibaye rero muco mageze mu rugo rero asanga rwahanye inkoyoyo. Barasimbuka, basimbutse akubita umusambane we, amukura amenyo. Abyumva byitwa gukubita no gukomeretsa bibyara ubumuga, bamukatira 7. Umugore ubu nuvuga ngo iyo 7 ari mageragere wa undi wakutsa amenyo kuko amenyo yo nta kibazo cya ubwo ni uhari atuje none. Yes baba we ubwo urumva ikintu kirimo reaction. Mucoma yahisagira kubera ibyo bintu ntiyabanje gutekereza ati reka mpamagare mudugudu niba ngo amufata muheze ahamagare. Wabateye ingumi none arafunzwe kandi urwo rwe rwaravogerewe. N'umucamanza waciye urubanza ntayobe ko uyu mugabo yari yarenganye, ariko yahaniwe kutamanaginga amarangamutima cyangwa se kudakumira icyaha kitaraba. Ntiyagomba kujya mu rugo, ahubwo ari gukwepa nyiri byondo wenda nakaza kakareka akajya kwihugenza nkandi kandi atarabize, cyangwa yagera kurujya akumva amajwi agahita yisubirira inyuma. Ntabwo ubwo nawe wayitera. Bari bake bahasubira. Ayinya niba hari amakuru agorana kumanaginga nayo kuko azamura amarangamutima menshi. Abamuteye ingumi kandi niwe warenganye, urugo rwe rwavogerewe, ariko ntiyabwiye inzego, yahise yihanira. Urabyumva? Yahise yihanira. Nico yazize. Urumva uriya mwana Titi Brown yabivugaga nk'urugero rwiza rw'umuntu warenganye. Urabyumva? Yararenganye mu buzima je dirais social, n'est-ce pas? Si. Ariko mu mategeko niwe munyacyaha. Sibyo? Iyo yikaruma akabireka cyangwa agahamagara abantu ibyo. Urumva rero ahaniwe kuba yarihaniye, akihanira akomeretsa, agatera ubumuga kuko amenyo abiri yatakayaho, none bari marawunera. Hari umugore uheruka gukora ikiganiro ahantu hamwe avuga yuko ngo hari umugabo ndaza kubihuza ngo bamuhaye miliyoni 50 ngo babane, ngo aranga. Ntago ari cyo nashaka kuvuga, ako niko katrendeze nyine gatuma abantu bahita bamumenya. Bakomeze niko bakase. Ahubwo we avuga yuko ngo abagabo, umugore utandukana n'umugabo kubera ko yamuciye inyuma. Ngo abagabo kuva na kera na kare baremye mu bushyuhe. Baremye mu bushyuhe. N'abapasiteri barabyishe cyane cyane abapasiteri b'abagore kandi ndabikunda cyane ko ari bo badingisha umuryango kurusha abagabo. None si cyo ahubwo icyo nashaka kubaza abagabo koko ngo namwe
mwebwe muremye mu bushyuhe ariko Iyo ni siyansi ariko. muremye mu bushyuhe ariko ngo mwebwe iyo mufashe umugabo wabaciye inyuma ngo abagabo hejuru ya 90 ntabwo bajya bababarira uwo mugore. ni umujinya karemano ariko icyambere ni ukubanza kubyirinda naho bikeye kukahihorera kubera ko byagora kumanaginga ayo makuru babikubwiye. Wirinda no kubimenya ariko na Sauda yigeze kubivuga abagabo benshi wenda ndeke kugira ngo ari umupasiteri w'Inyinya ntazi izina w'umugore yavuga ko abagabo yavuga ngo yabajije abagore ngo ukuntu ujya wiyumva iyo uri mu gihe cy'uburumbuke bayita periode de ovulation. Abaza abagore ati iyo uri muri ovulation wumva uko bumeze barikiriza ati yego bati abagabo bose bahora nka kuri iyo bumeze. Ni umupasiteri w'Inyinya nakabona yahise ababwira ngo abagabo rero bose bahora bameze nk'uko bumeze wowe mugore mu burumbuke muri ovulation. Hanyuma uwo nguwo wavuze uwo wejo bundi we yaravugaga ati muhere kuri Salomo yagize bangahe? Salomo, Dawudi, Aburahamu, haryo ngo nta bandi. Urabyumva? Ibyo niyo ni kumugabo ateye. Ubundi iyo babyigisha byasaba inyigisho nyinshi ninde uzitanga? Byasaba inyigisho nyinshi ariko ni umubiri nyine. Ni umubiri kuko urumva abagabo babagereranya no gufatiriza umuriro w'amashara. Amashara yazi? Ibirere umugabo afatwa vuba nk'ibirere, umugore agafatwa atinze nk'imyase itumye. Ariko umuriro yimaze kuma abagabo ushobora no kureba umukobwa kuri moto ugatangira ntumvise wa wundi wavuze ngo bacira inkonda umubonye ahita gusa utazi n'izina rye utazi ko mutazongera no guhura. So uriya mugore rero uwo wa nyuma yavugaga ngo gucana inyuma ntibyakabaye intanda. Ikiba gisigaye kandi ejo nabikubwiye ngo ayo makuru muyamanaginga mute. Iyo muyamanaginga nyamahane mukazamura amacakubiri ariko hari n'abayamanagingana guhana imbabazi. Uziko arugero najyaga nkunda gutanga ariko uwo mugabo uvugwa muri iyo nkuru yarapfuye badanga gukomeretsa umugore we ariko umugabo niba ari byo cyangwa atari byo baramupangiye bavuga ko yagiye yasohokanye umunyeshuri yari umudirecteur bavuga ko yasohokanye umunyeshuri muri hotel muri logi z'i Kigali. Kandi urabizi ko umukobwa umunyeshuri yari mukuru 21 d'ailleurs. Uzi ko umuntu wa mbere uregera ubusambanyi buri hagati y'abantu barengeje imyaka 18 kumwe twabivuze kandi harimo umwe wasezeranye wishe isezerano biregerwa na nyiri iryo sezerano ryishwe. Bahamagara umugore ati ngwino umugabo we twamukwase araza sheri bagufashe se ayiwe none baragufashe ihoreje unatwitahira acyura umugabo we urumva se urwasenyuka. Icyo cyambere cyo ikibi no kuzahora umucyuririzo mbabazi wamuhaye ariko umugabo aravuga ati vraiment tifite umugore uzubwenge kubera iki umugore nkunda inyubako. Ubundi se urasenya ngujye urasenya ngo usubire bukobwa urasenya ngo usubire buhungu ariko uri kumusuzugura no kumusuzuguza ko wagenda ukazasanga umukobwa nakiri hangani ko yambwiye ati umugabo wanjye nciye inyuma bwa mbere Liliose anciye inyuma bwa mbere nakumva wenda ko yabivuze mu kiganiro nashobora kubyumva nkavuga nkamushakira impamvu ariko bwa kabiri nahita ntekereza ku mugabo yari kunsuzugura. Hanyuma akagira ate yakubwiye ko yaruta ko yaturugo ngo yajyana yo gushaka undi mugabo undi se akamushaka bukobwa akajyana yinda y'uwo nguwo umwana akajya kurerwa n'utari se. Ariko ibyo bintu abantu baranabikarikira bakabyumva. Umuntu uvuga ngo bamuciye inyuma akava mu rugo ajyanye umwana ucutse ajyanye n'inda abo bana babiri ngo azabashakana mu rundi rugo ugiye kureresha umugabo abana batarabe wagumye mu rwawe. Ariko abagore harimo violence harimo donc gusuzugura hari burya gasuzuguro ni question y'imyumvire. Hari usuzugura akabigaragaza hari n'usuzugura agaceceka hari n'usuzugura agashyiramo n'amahane.
udafite amahane rero uwicecekera bakavuga bimereye gutyo wawumuhohoteye ntavuge ati nakwatirwe bamfashe akamera atyo bakajya bavuga ariko ubwo agatsinda ntajya avuga ariko ubwo buriya wari wabuze iki akemera gutya yaba afite agacupa ati reka ninywere uko ubwo umuntu waba umuhoye igikugu icyambere yagize isoni z'ibyo yakoze sibyo ariko ibyo ntabwo ari ukubyigisha ariko abantu benshi nubwo nabigabanyije nyine bya bintu nakuvuga ngo akishyamba ayinya ako ni bibi bamwe banabyita umwanda ni akazi kabo ntabwo nakwigisha ibintu nzi ko bitafata ntabwo pe experience ifite abo mbona byagoye icy'ingenzi ni uko biba byabaye niba tuvuga ngo Salomo yagejeje 1,000 tukavuga Dawudi na muka Uriya cyangwa se hari naho bavuga muka Potifari hari naho bavuga abandi ibyo bintu niba byaranananye kuva isi yaremwe tugiye twige kubyakira sibyo aho bidashoboka twige kubyakira hari ababikora bacitswe hari n'ababikora bigahinduka ingeso hari n'abatabikora kuki abantu bataba nk'abo batabikora ko bahari bigishwe nandi ariko ndakubaza abo batabikora nyine babafatira urugero bazane kuri kamera ngewe icyo kiraka ndacyanze ntacyo nashobora so rero ubwo ushake uzatekereze no muri komanteri ushake umuntu twaha responsabilité zo kwigisha ibyo bintu uwo muntu witeguye kwigisha ko nta mugabo ugomba kuzaca inyuma abaretse ntawe wimvugiramo umuntu witeguye kwigisha isomo azi neza ko abazafata batageze kuri 20% rwose agire courage n'amadini yigisha ibyo twasaba bakayafungura nabishoboye bose ki arumva bene na pasteri ayinya gusa mu kubyigisha Dashimu afite tekinike zabyigisha bigafata kuko yerekana danger irimo atari iyi danger yo kuvuga ngo kubana ngo gusuzugura ahubwo ayerekana ko plus ugira relation n'abantu benshi yego ugenda ukurura za karande n'imyaku ariko rimwe na rimwe n'amahirwe nta wamenya none byakubanamo byinshi hari imvugo yigeze kuvuga ngo iyo zibaye ijana ngo umuntu arasara iyo bikubanyemo byinshi biragucanga nk'abantu reka mbabwize ngewe iyo ndebye icyambere biravuna bigatwara amafaranga bigatwara umubiri bigatwara ubwonko kugira ngo upange urumva upange operation yo muri ino domaine icemo yego byagutwaye amafaranga byagutwaye amayinite byagutwaye umwanya kuri telefone byagutwaye amarangamutima byagutwaye uruhu n'uruhande nigeze kubivuga nkubwira ko niba uri umucuruzi abandi umwanya wakabaye uri guhamagara kontineri iva mu Bushinwa uri guhamagara gugeze hehe uhamagara umuntu wenda uri nka Musambira ngo muhurire ku Kamonyi abandi bari guhamagara kontineri ubwo muzajyana donc hanyuma mu gihe kontineri igeze Majerwa abandi bagiye kudeduana nawe uri kudeduana Kamonyi wa undi wavuye Musambira uwo si umwanya uri guta n'udufaranga byensira ko karogi nako gakoko iyo ni imibare noneho mu mutwe urumva wateguye tere uramuhamagara sibyo murasoje musezeranyeho nugera mu rugo atangira se wageze mu rugo kwa kundi wa mupadiri yabigenzaga na wa mugore wonye ko umugore yageze naho yimuka icyumba n'umugabo agatumwanya agiye kubunda munsi y'idirishya ngo yumve ibyo bavugana bari abantu ko ari batatu nta numwe wari ukiri mu bintu biri productive sibyo se padiri ari gutereta umugore ari guteretwa umugabo ari kumviriza abantu batatu batari an activité productive uri kumva ukuntu bivuna so uwo muntu rero iyo uteye imetero mu buzima bwe niba ku munsi atakaza amasaha 3 aganira n'umuntu bitagize aho bihuye na business ari cy'amarangamutima gusa 3 ku munsi nubara urabara mu kwezi usange na amasaha 72 noneho no kuba 12 kuko 12 ni nk'amasaha 900 mu myaka 5 uzasanga wa muntu yaratakaje nk'amezi 6
noneho ubibone no mu buzima bwe rero sasa umwanya wo gutegura ikiganiro uri muri sheri ishusho uwo kucyeditinga ubirekure gutyo ubirekure birimo umwanda utwaye imodoka ari kwitaba wa wundi ayobe cyangwa arenge naho yaragiye so uwakwigisha gutyo yerekana ingaruka zabyo astrotube zivanga astrotube ni navuga ngo ikira ni ntabyita ni ibintu ni nka magnetike se niko nabyita so plus uko wikuba anyway muri societe abantu barabizi ko iyo umuntu muhorana mushobora gutangira kugira igeso zimwe kandi ari uguhorana gusa mwigana mwicarana ku ntebe mukorana ngaho ibaze noneho iyo muhorana mu buriri ibyo mwanduzanya byiza cyangwa biri kikaba ikibazo rero iyo urengeje 2 cyangwa 3 Dashima avuga ko izo za karande zishobora kukuvaho mu myaka 12 ubihagaritse nibwo izo karande z'undi muntu zishobora kugushiraho niba ari 5 rero ubwo ni imyaka 50 wabyumvise wabyigisha gutyo kuko burya abantu nubwo atari ibintu scientifiquement provable iyo urebye umuntu ukoze ikintu nakwita nka inspection mu buzima bw'umuntu ukabutera imetero uhita ubona ko byanze bikunze harimo impact ya myitwarire kuko birakwafekta kutatekereza neza kutagira gahunda kwibagirwa kutita ku bintu hari ibintu biba byaragutwaye noneho rimwe na rimwe iyo wakubitaje n'umuntu wifitiye karande mbi ayinya unaragenda aragutamira aragutamira ukagenda neza ariko ushobora no guhura ufite karande nziza ayinya ahubwo kumumenya ari cyo kibazo urumva kumenya ari cyo nk'uyu urabona nk'uwo mugabo uwo uriya wateye ingumi umusambane we yazize imyitwarire y'umugore izo ni karande z'umugore zifungishije umugabo karande y'ubusambanyi none kubera iki astrotube z'umugore we yazisangije muco akosho umugore nawe bari inyamaswa umugabo ari mu kazi ari gushakisha ari guhiga ibyo uri kuvuga niki ntukabivuge hano rwose abantu n'abantu ibindi ayo maranga mutima uzana ntayabaho ntayo pe none se ushobora gusanga yirwa yihiringa ku ifaranga urabyumva wenda agataha ananiwe niba ategeza ko ihene ishira akaza yinuka cyangwa agasanga umugore yasinziriye uva sinakubwiye ko si byari kumanywa se buze ntago wibuka ukuntu nakubwiye ko kumanywa ariko haba hari imbaraga zose zunganye sibwo nakubwiraga abamotari ko hari umumotari ugira gutya kadomoka abana bagiye ku ishuri mama wampamagaye arambwira ati tewana mu myaka maze nkurikira mwarimu ririya somo ry'amasaha yo gukoramo gahunda avuga ati ku cy'abagabo ibindi bintu byose babikora bagifite imbaraga ikira bakakigira ibi bakaza kuba ibyo baza gukeneraho none muco mutegereza kwihe nirangira nuriya mugabo bakuye amenyo we waje imbaraga ze zose uko yazikazibyukanye aho kugira ngo ajye kuzibanza mu Misiri kubumba amatafari guhereza abafundi imbaraga ze azibyukana ku mugore wa Mucoma ubwo ari uyu bakuye amenyo ari na Mucoma kandi kibabaje izo mbaraga uko atazijyanye kuwe ko nawe amufite izo mbaraga washobora kuba ntawe afite ariko yabonye aho bazikeneye musherami bantu banjye mwabishaka mutabishaka kiriya gikorwa dutega ijoro imyaka 5 10 igashira 20 buri gihe ugikora ari uko ibintu byose amaze kubishyira iruhande nta mbaraga iyo hagize ugira experience yo kukikora ku manywa ahita abona itandukaniro kandi ntabagitegereje cya kindi ikijoro hari icyo bita local mode vis-a-vis ya operational mode urumva cyangwa sleeping mode ni ukuvuga ngo uwamenye ubwiza bw'icyakumanywa nijoro wowe uraza wamugize igitegwa joro akishyira muri local mode bize tukuvuga ngo
ariko hari pasifu akaba pasifu ariko hari ntibikubuze gukora ariko we ntacyo avanamo kuko ku manywa nibwo azi ibanga ryayo. aha kuki utavuga ko hari nanone ari n'ushobora kuba yaraburiye ku manywa se akababonera nijoro gusa ntaba byagenze bite se ugasanga nijoro nibwo wabona umusaruro gute se biterwa n'icyo umuntu n'uburyo byateguwe n'icyo uwo bari gukorana akora akunda. Ngewe icyo nakuyeho ntabwo navuze ijoro navuze nyuma y'umunaniro uje nakutereye imetero navuga ngo ubyukiye ku kazi sibyo uvuye ku kazi ubanje mu kabari cyangwa ubanje muri siporo uvuye muri siporo ugiye mu kabari akabari usoje imipira yose yabaye iryo joro ugataha ntacyo utahanye nawe utaha nimugoroba we uwava ku kazi akajya muri ka siporo agahita ataha nta kibazo. Ariko uwo muntu wabanje kumara ibyo byose aba ari igisenzegeri ofete. So rero iyo yagize ibyago uwo partenaire we akaba afite iyo experience yuko amanywa bigenda aremera agahiga niyo twaba tubiri mu kwezi twamanywa hanyuma wowe uzi ijoro akagushyira muri local mode ukagira ngo muri kumwe mutari kumwe wowe ukarangiza ibyawe ariko muri we ategereje cya kintu cyo kumanywa kuko erega cyane igikorwa gikorerwa mu mubiri ntabwo ari simbi ntavuga se nguki ntabwo inumvise ngo basigaye bazana ngo nibipupi kunyine nibyo nuwo ngo baba bameze nk'ibipupi ntabwo muba muri gusangira amarangamutima umuvanye mu bitotsi nawe arananiwe nawe urananiwe iminuko y'inzoga ahita yishyira muri locomote then akaba passive passive ntawe ukarangiza umuhango nibyo ngibyo kadutahe ariko mvugisha byinshi bantu mvugisha byinshi kabisa cyo kora anyway inkuru ya Mucoma numvaga igomba gutanga isomo ariko uyu Mucoma afungishijwe n'umugore we sibyo se afungishijwe n'umugore we pe ariko yatagira nuba buriya na environment yose kubura muhungu urasoma yararizanye n'abandi bose abasaundi inzura Mucoma bumvisha iyo case bahita bumva ko yarenganye ariko nta kundi ntiyagombaga kurwana kandi nanone kumva ibyo bintu iyo utabashije kubyirinda gukumira icyaha kitaraba nta kuntu utarwana niyo ntambaraga waba ufite hari n'ababikubitirwamo akaba ari bo bapfa urukize nacyo hari ababikubitirwa hari igihe ujya kubona ugasanga wa wundi wari munzi wawe kubera wowe umujinya wawe ntubasha gupima ngo ingumi ngiye kuyikubitana ugasanga uwari uri mu nzu iye ni kinubi wowe uzanya akanyafu akaba ari wowe ubigwamo ariko ntago byakushobokera kugira ngo imanaginge wabibonye ikiza nuko bigendera kure ku Kibuye ejo bundi byagenze bitera ku Kibuye umurenge ngira ngo ni Gihombo Nyamasheke ariko manza ari igice cya sizi impamvu haje mu Kibuye Nyamasheke umusaza yabwiye umugore ati tujye gusarura ikawa umugore aranga umusaza ashaka undi mukozi w'umugore bajyana gusarura ikawa babyumva wa mugore wasigaye mu rugo niba yarabagemuriye niba yaraje kureba aho umugabo ageze akazi asanga bamaze gusarura ikawa baruhukira mu gakingo haruguru wa undi wasigaye mu rugo utaje gusarura ikawa azana amahane atangiye kurwana umugabo we arwana kuri wa wundi barimo basarurana ikawa contre amahane y'uwo mugore wasigaye mu rugo birangira icyo yari afite arwanisha gifata umugabo bari gupfa umugore yiciye umugabo kwera gufuha umugore aripfakaje abana babagize imfubyi azahora abagomba ibisobanuro babyumva azahora bagomba ibisobanuro ngo bamubaza kuki wishe papa hari habaye iki kandi histoire nkuko iyo nkuru yasohotse bayimenye bavuze ngo papa yagiye gusarura ikawa wowe gusigaye mu rugo wiyicariye none ntiwagiye gusarura ikawa ariko wagiye kurebuzwa wagiye gucunga ibyo abana be ntibazigera babimubabarira urumva no muri niyo gereza azayibamo nabi abana bamuvuma nta mwana wanamugemurira
kuko abahinduye imfubyi kubera kutamanaginga umujinya we kandi nabyo byaturutse ki ku bwivumbure bwe. So rero urumva biriya bintu ni ibintu bisaba ubwihangane bukomeye. Tuba turi kuvuga ibintu biremereye dushobora no kuba twasitara nabi cyangwa tukagira ibyo twangiza, ariko kiriya gikorwa kubera ko kibera mu mubiri imbere, ibyo bita akantu nkunda kuvuga kitwa concentration maximale mortelle. Kiriya gikorwa nicyo cyonyine umuntu akora physique, psychique, émotionnel, nta rugingo rutari an activité muri kiriya gikorwa. Urikumva? Nta rugingo rutari mu kazi, ku buryo bajya bavuga ngo n'umuntu akubajije izina ntiwaryibuka. Hari n'abavuga ngo uyu muntu ngo umubiri wose uba wagiye. Ari naho bahera badashima bavuga nyine izo astrotube ko pratikoma navuga ntacyo usiga. Ariko biratandukanye nanone burya burya mu ndangamirwa ntabwo ari kimwe n'ahantu hayinya. Oya, mu ndangamirwa ni nayo ni nka locomotive, ahandi aba ari operational mode. Mu ndangamirwa ni loko, ni ukubara amafaranga, uravuga ngo yanciye angahe, ndayafite se, utanya no kubaza ukamubaza urayakoresha iki, byarangira ukamwishyura ukagenda. Aho ngaho ntabwo ari umubiri wose, ntabwo ari concentration maximale mortelle. Aho ngaho buriya kujya mu ndangamirwa ni nko kugira igipupe n'ubundi. Ariko ibindi biri umwe yinjira mu wundi ubwonko ukabujagaraza. Ari umugore, ariko ntarabimenyera, ari umugore nimugoroba wayabimbwiye, twarimo tugarutse kuri dosiye y'umuntu y'umusore wakundanye n'umukobwa, noneho nyuma ntiyamushaka. Arimo ambwira ati atari kuguza agahinda aba yamuteye, ati uza amasaha yaramutekereje ku manywa ntakore, ayamutekereje nijoro, imyenda yamuvanyeho kwambara, ubukwe yamubujije gutaha. Uko umuntu aba yaribombaritse kugira ngo yitwararike kuri wa muntu bari kumwe, bimutwara buriya na biriya wahoze uvuga ngo by'aba ex aba yaragutwayeho nka 40% buriya ubwambe ndabyita ngukira. Donc twageze ku bya biri twavugaga by'ubusugi n'iki byose, burya abantu babonanye bwa mbere, umusore ubonanye n'umukobwa bwa mbere, umukobwa ari bwo bwa mbere abonanye n'umuhungu, hafi 80% bamusigiye ibye byose. Abasigaye inyuma baza bagabana ya yindi nemze 50, ya yindi 50% isigaye. Ni wakomeza yiyumva ko akurura. Iyo bashwanye rero ni wahandi ubona abantu bigunga, numvisha agaterime bakoresheje bakoresha agaterime ngo hari abajene barara muri divorce. Niho byaturutse icyo kiganiro cyaturutse, barara muri divorce, badivorce ku telefone, bakangana ejo bagakundana, nibyo bararamo. So rero bivuga ngo uko umwinjiramo, urinjira mu marangamutima ye, ukinjira mu bwonko bwe, mu mitekerereze ye, ukinjira mu myitwarire ye, kuko hari ibyo uhita uvuga ngo kare kabari ntukajye ukanyweramo, inshuti kanaka yireke, ubu no bukwe ntuzabutaha, si ifite umwanya ngo tujyane kandi ntiwabutaha tutajyanye. Urumva umuntu nyuma y'umwaka uwo wamugize wowe wundi, warangiza ukajugunya, cyangwa hakaba impamvu zituma mutandukana, arabanza birware, nyuma nabikira asigaranye nka 50% y'uko wamushepinze, kandi nawe nubwo ugiye ntabwo ukiri 100%. So le nombre uko rero abantu bagira abo bajyana mu rukundo benshi, nabyo byafekta imyitwarire yabo, psychology yabo, kubera ko haba ari agace runaka aga pourcentage runaka ka wa wundi kamusigayeho, sibyo? Ushobora kugira, hari umukobwa ushobora gukura nawe akakwigisha cravate, hari ukwigisha gutera ipasi, hari ukumenyereza petit déjeuner, umureti n'umugati, hari donc ibyo byose ukagenda ubibamo, none nyuma ukazisanga uri rakwita nka sans adresse, sans identité. Imyitwarire yawe ikabirimo ba bandi bose, mpamvu guhura na benshi atari sawa.
nibyo ndi kukubwira, ndimo ndigisha ku mwashaka ngo abantu bigisha abandi ni kubyigisha uhereye ku bibi byabyo, kuko uko uca muri benshi niko wowe ugenda ugaragaramo benshi. Uwakwigishije kwambara hari n'ukubwira ati jya wambara amashenete, ubwo shenete wayiguze nimutandukana ntabwo uzayigurisha. Shenete yikomoye kuri Nyiramariza. Undi akwigishije gutera ipasi wenda Suzana, urabyumva? Noneho nyuma ukakwigishije kwambara amakabutura, hari no guca ku makariso akagushyira ku mabox, hari no guca ku masogisi akakubwira ngo ibigezweho ni ukwambara sans chaussette. Noneho nyuma niba wagize 5 tukajya tukubona mu muhanda urimo 5, shenete ya Nyiramariza, ipasi ya Suzana, gutambara amasogisi bya Kanaka bya Margarita. Donc finalement uri sans identité, uri Suzana, uri Nyiramariza, uri Margarita. Uri ikintu uri hagati na hagati. Hari abantu rero babayeho gutyo. Hari n'abagira hari akandi kantu nsoza. Ejo ndara abakobwa bavuze kuri TikTok bavuga ngo hari abakobwa bajya gusura ba girlfriend bakabayo bakamara iminsi 3 na nimugoroba umwana yabitwemereye ko bibaho. Noneho ariko atajya mu gikoni atakoropa, batariko mu buriri akarusha nyina. Ati mu buriri akarusha nyina, ariko hanze y'icyumba muri salo hanze, donc ntagire ibindi akora ahandi. Noneho rero yaje muri ubwo buriri akakwigisha, hari abasasa umutima, hari abasasa birambuye, hari abasasa rozanje, hari abasasa iki. Noneho iyo wawe mu cyumba cy'umusore hace abagera muri 5, iyo ageze gushaka ahitamo uwuhe musaso n'undi akaza nuwe, kandi wakajya yibuka ko Nyiramariza yasasaga rozanje. Urumva perte d'identité. Abantu rero bazagufasha kireka cyo kwigisha abantu babanze bazajye bahera kuri izo ngaruka ku bibi byabyo, ukuntu ubaho sans identité, kubera ko ufite muri wowe harimo astrotube z'abantu batandukanye, bigatuma utakaza identité. Nibahera aho ngaho wenda isomo rizafata. Yewe ryanjye ntago byavamo. Yego, nibyo ngibyo rero, reka tubashimire cyane, tubifuriza no kugira ibihe byiza cyane. Mureke tuzasubira ibiganiro byacu by'ubutaha.